Muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wamwe mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorote Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe. Tunezezwa nuko mutwandikira, muduhamagara, mutubaza ibibazo bitandukanye. Ibyo byose nibyo bintu bituma turushaho kumenya ibyigisho tubategurira. Kandi rwose aho muri hose mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubishimira kandi bahe umugisha. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'ubuzima bwo mu rugo. Ibi bintu uko ari 7, niba ubikora bishengura umutima w'umugabo nubwo atakubwira. Buriya niba hari ikintu kigoye ni ukubana n'umuntu ukubabaza umutima buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Mwihangane ibi bintu ndabivuga kuko ni ibibazo byinshi. Ubu none ibyo ngiye kuvuga hasi ibyo nasomye mu bushakashatsi, ahubwo ni ibibazo abagabo bamaze iminsi barimo kumbwira. Barababaye, bashengutse umutima, kandi ubu ngubu abangaba ni abatinyutse kuvuga. Hari abandi noneho benda guturika umutima, benda guturika ubwonko, bayoboye icyo gukora. Nagira ngo rero abadamu munkurikira mumenye ibi bintu yuko ari ingenzi kubimenya. Menya neza yuko ibintu byinshi ubikora wowe wumva nta n'ikintu bikubwiye, ariko bikabangamira umugabo muri kumwe. Biramushengura kandi noneho hari ahantu bigera rwose akakuzinuka burundu, bigatuma yakwigendera cyangwa se mo kimwe atanagenda akiga gushaka undi mugore cyangwa se umukobwa umuturisha ubwonko, umuturisha umutima. Umva rero icyo mba nshatse kuvuga iyo mvuze ngo yagiye gushaka undi muturisha ubwonko cyangwa se umutima. Rero niba umugabo ubasha kuba wamubura umureba, wabigizemo uruhare, uramenye ntuzarire. Ibi bintu uko ari 7 ni ibintu bibabaza abagabo bose, nta n'umwe uvuyemo. Umugabo wese uzi ko ashaka kubaka afite umugore umeze gutya, ni ibintu bimubabaza. Rero tugiye kurebera hamwe ibi bintu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu nagiye nkusanya bitewe n'abagabo babasha kugeza ibibazo byabo kugira ngo mbashe kubunganira. Ikintu cya mbere abagabo batishimira namba. Niba nawe umeze gutyo umenye ko umutware wawe rwose uri kumumunga. Umugore w'igisambo mu bintu byose. Nimba uri igisambo mu bintu byose, urababaza umutware wawe. Buriya mu buzima tuberaho kubana no kunganirana. Nimba uri igisambo mu rugo, bivuze yuko ntago utegura amagaburo akwiriye ab'urugo. Uri igisambo ku bakozi, uri igisambo ku bana baha uturyo duke ntibahaga, uri igisambo ku mutware wawe, ntago umuha ibiryo bihagije. Rwose ibyo bintu birababaje. Ibaze kugira ngo umugabo abyuke ajye mu kazi, ajye gushaka ibitunga urugo, ariko nawe yanabizanye utangira umugerere. Nimba watetse ibijumba ku isahani mushyireho ikijumba kimwe, nukabye ushyireho 2, ushyireho ibishyimbo 5, ukamubwira ngo abari ibyo arya. Noneho urumva rero nimba ari ukugarida rinye simbizi, cyangwa se niba wowe ariko ushobora kurya, ntago abagabo n'abagore bagira ibifu bingana. Ntabwo abana bagira ibifu bingana n'iby'abantu bakuru. Abana nabo baba bashaka kwirira. Niba uri igisambo ku bakozi, umukozi wazanye aho kugira ngo umufashe, ukabasha kujya umugera uturyo, ukajya umuha uturyo uciramo umutukagura, urimo urakora nabi. Ibi bintu birababaza mu rugo. Ahangaha ni hahandi uzabona umugabo ababaye, umukozi arababaye, abana barababaye. Ukazasanga rimwe na rimwe umugabo agiye kwihengekana n'umukozi kugira ngo nyine bisungane, noneho rero babashe gufashanya muri ayo magorwa. Rero abadamu b'ibisambo, mugerageze kwihana kuko ni umuco utari mwiza kandi ni umuco ubasha gusenya. Ukaba igisambo no ku bantu baje gusaba, bamwe b'indushyi bakeneye amaboko yawe kugira ngo nibura ubahe n'akantu gato k'amaramuko. Rwose nta mugabo ukunda umugore w'igisambo, nshuti yanjye. Nimba uri igisambo, menya neza ko umutware wawe uzamubura umureba, kandi nagenda ntuzavuge ko nakubwiye. 2, umugore udakunda ababyeyi b'umugabo ndetse n'abavandimwe be. Hari abagore benshi rwose bagera mu rugo ukagira ngo ibinyabwoya cyangwa se hari ibisimba birimo kubarya, ugasanga ntago bakishimira abavandimwe b'umugabo cyangwa se n'ababyeyi be.
ugasanga bibaye ibibazo cyane, ugasanga mu rugo hahora induru, umugore akabwira umugabo ati iwanyu mama wawe papa wawe abavandimwe bawe bahora ahangaha, uje wenda akagira ngo aje gutwara amafaranga n'iki byose. Menya neza yuko umugabo n'umuryango we nta kintu kigomba kubatandukanya. Wowe rero niba ushaka kubatandukanya, uzajya gushiduka usanga ni wowe usigaye uri wenyine, kuko burya umuryango w'umuntu nagukorwaho nshuti yanjye. Ubwo uyu uje mu muryango uba ugomba kuba umwe muri bo, ukabakira nk'abavandimwe bashikiwe cyangwa se barumuna be, ababyeyi ukabafata nk'ababyeyi bawe. Rero bitabaye ibyo uramunga umutima w'umugabo nigendera, ntuzavuge. 3, kutita ku bana mu rugo ukwiyitaho wenyine. Hari abagore bazi kwiyitaho bagatonora inzara, reka imisatsi ifaranga ryose ryinjiye mu rugo bakaba bari bo baryimenaho bonyine, ariko wajya gusanga abana ugasanga barasa nk'utuvumbura amashyiga. Ni abana bamaga, ni abana bafite imyate, ni abana batarya, mbese n'uturyo dukeya tubonetse, kubera ko abagore bameze nka gutya no kurya buriya mu rugo biba ari ikibazo, kubera ko amafaranga yagahashye abadamu baba barimo kwiyitaho. Ntabwo kwiyitaho ari bibi, ariko kuba wishyira imbere mu buri gihe cyose, ntubashe kuba washyira imbere abana n'umugabo ndetse n'abari mu rugo bose, waba urimo kubica bahagaze. Niyo mpamvu rero umugabo abibona yuko igihe cyose amafaranga yose uyamena mu mutwe, uyamena mu myenda, mu nkweto, mu nzara, bintu byose wishyiraho bihenze, aho ugasanga abo mu rugo barwaye bwaki. Ni ukuri ibintu birababaje cyane, kandi utabihinduye bizagusenyera. Ikintu cya 4, gukunda abagabo bandi uri kumwe n'umutware wawe, ukamuca amazi, ukamwereka neza yuko abandi ari bafite umumaro. Ibi ngibi bijya bikunda kubaho akenshi ku mugore watangiye guca inyuma umugabo, iyo umugabo atafite agaciro. Hari abagore benshi uzasanga bafite abagabo batavuga, umugabo ajya kuvuga ikintu umugore akaba yamujibije. Rero abagore b'abanyamahane nabo ntago bubaka. Kugira amahane kugeza n'ahantu rwose ubashe no gusuzugura umugabo mu maso y'abandi bagabo, kugira ngo ubereke yuko rwose nta kintu uwo mugabo wawe aricyo, urimo urakora nabi, kandi uyu mugabo ntabwo azashobora kubigumamo. Azabyihanganira rimwe, ariko hari igihe bizagera mu ijosi bimurenge, usange noneho akuvuyeho kandi ari wowe urimo kuwisenyera. Ikintu cya 5, kudaha agaciro impano yose uhawe n'umugabo. Hari abadamu batajya bagiye banyurwa ku buryo ki impano yose umugabo azanye atayishima. Rwose umugabo ugukunda akaba yaguhaye impano iyo ari yo yose na mushwari, wabasha kuyakira kandi ukanezerwa. Buriya utangiye kugaya ibyo wahawe, ni uko uba wumva neza wishoboye, cyangwa se ufite abandi bantu bashobora kubiguha. Rero kugaya, yugaye impano umugabo yavunikiye akayizana yanayitekereje, buriya nta nubwo ugomba no gushimira umugabo impano aguhaye, ahubwo nibura tekereza umutima watumye aguha iyo mpano. Rero umugabo ugukunda akakwitaho, ugasuzugura ibyo azanye, rwose ni ikindi kintu cyo gusenya kitubaka. Ikintu cya 6 nanone, igihe cyose umugabo ageze mu ngorane ukamutara, byo noneho biramushengura umutima cyane. Abagabo benshi hari igihe umuntu agira ikibazo agakora impanuka atateguye, ugasanga wenda abashe kuba yajya muri gereza kubera iyo impanuka yakoze y'imodoka, kubatwara imodoka, cyangwa se n'ibindi ibintu byatumye agira ubusembwa runaka, ugasanga umugore ntabwo akibasha kwihangana. Rero umugabo ugukunda, iyo uramutse ukoze ibi bintu byose ndimo kuvuga, ntabwo biguhira nawe. Ibi byose ni ibintu bikurura umuriro mu rugo, kandi ibintu bikurura amakimbirane, ni ibintu bikurura urwangano mu rugo, bituma urugo rubasha gusenyuka hakiri kare. Rwose nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya nyuma noneho rero, kwirengagiza inshingano nkana, witwaje yuko hari icyo uri cyo cyangwa wabaye cyo. Hari abadamu benshi rwose, kuba umugore afite akazi gahambaye ukuntu yinjiza amafaranga menshi, bikamuha uburenganzira yuko atabasha kwita ku nshingano z'urugo. Ntashobora kwinjira mu gikoni, ntashobora kwita ku by'abana, ntashobora kwita ku mutware we. Ibi bintu birasenya ntibyubaka. Kuba ufite amafaranga, kuba wize amashuri, kuba mbese ibintu byose birimo bituma uzamuka mu ntera, ntabwo biguha uburenganzira bwo kugira gute, bwo kumanura umugabo n'abo mu rugo bose ugenda ubasuzugura, kubera yuko
urumva yuko hari ahantu ugeze. Ibintu rero bimunga umutima w'umugabo. Akenshi abagabo babanye n'ibi bintu, akenshi uzasanga niba abagabo batajya bavuga, ba bagabo bumiwe mu nzira bagenda bivugisha, igihe cyose bagenda bivugisha, ugasanga rwose bameze nk'abasazi kubera ko barumiwe. Iyo umuntu abirebera inyuma ugira ngo umuntu afite urugo rwiza, ariko nyamara ugasanga umuntu yaramunzwe yarashize. Inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ibi nibyo bintu abagabo bamaze iminsi bambwira yuko bibabangamira. Abagore rero nyine mufite izi mpano z'iyi mico itari myiza, nagira ngo muhindure, kuko nimudahindura ibizakurikiraho n'ibizababaho bitewe n'ingaruka z'ibi bintu murimo mukurura, ntmuzigere mugira ngo sinababwiye. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyekeye muri comments. Nimushya muri yica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisha inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kwara namwe, kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.